ese fata ku mavuta na jihad we jihad ubundi twabwirwa n'iki ko utarumva aho umuntu w'umugabo ubona yahindutse nk'umugore urumva ukabona arivugisha utuntu yikubita utuntu yigira gutya ngo abashungu ubundi umuntu w'umugabo aragenda akagera akajwi nk'ak'abagore urumva akagenda akatetega ibitambaro bya kigore ukabona yambaye isutiye none afata ku mavuta ubu nawe ndamuzi kubera ko ari umuhungu wo mu Gitega nawe sibyo ubu yahise yipanga akazi aravuga ati nincokoza yago niwo koza agati mu ntozi yes you know it's your boy P Onika Swez badukashima kambasuza mwana humugisha kandi ikomeze ibarinde ni Karame nanone TV chema ko sabone mwaho mu byo ukora byose aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment je suis avec mon frère mon cher ami the Badman the Humble Man the Superman super guy the King Kong the King of Life. Yitwa Mese Kamaro sama brother. Yo, what's up? Aujourd'hui, je suis qui suis comme le roi. Yama. Tout cas général. Yama. D'ailleurs. Yama. Comment tu vas? Comment tu vas? Mon ntara. Ogo nivugishwa turatundukanyira ngo ndakizi ndi mu ntara jewe. Ntara bro. Uno muhanda w'igifaransa. Perimi yo kugira ngo unyuremo iragoye cyane. Hari n'abantu bose. Abantu batiga bakuze. Icyambere. Cyo bita imibare. Nakurari y'abadivera bonyera avuga iti iyi mibare ni isomo rikomeye abanyabwenge biga imibare. Gatatu kabiri nako igifaransa. Oneho gatatu ni discipline. Discipline nawe bayigukoze. Ntibishoboka. Nakuvuga ngo discipline yacu iyi ngiyi ubona ku mihanda urumva ishushanya urumva ko tutari tuyifite na mbere nk'uko muri showbiz uwambwira ngo fata ku mavuta yakiga discipline akayibona aha nyeri ko ifoto yaka ubu jihad yakiga discipline akayibona ubu skate yakiga discipline akayibona ubu Kamaro ko nanjye ndi kubigerageza nkambona byaranze urumva reka twikomeza twibere ibimara discipline nuko dore ndabanga basize ifoto y'abahanze n'ibinindi nabonye inama y'imidi inama y'abadepite inama y'imidi ase tuvugisha ukuri begenda ariko shabari bamaze kurya byari bimaze kurya urumva bihaze urumva byishimye byizihiwe ubona ko bifite umutuzo bituje urumva bifite ibyuma biri kwigwera ibyambaye ubusa hejuru navuga ati wow sha gose ntabwo Imana yaguhereza ibintu byose ni Primus naravuze ati sha bana Primus na Mitsingi no kwa Bucyana na Bucyana urumva bayita indyama ndatsikuni ndavuga ni indyama zirantoki ziragaragara ko zakoze akazi akanya ziraryoha indyama zirantoki ziraryoha ikintu cyambere kiryoha niyo nyama indyama zirantoki iraryoha nuko umuhungu w'itabagwe abayikojeje kuri channel ye aravuga ati igihe mwavugiye wowe fata ku mavuta ndaje nkwereke nguhe ibyawe byo byatangiye fata ku mavuta na jihad bagira bati abacoma baratandukanye banacoma ibitandukanye twarice turavuga tuti ibyo bintu uri kubikoreshwa n'urumogi wanywanye urage mukisi no kwiga ibintu ukoze ingeso yize uko zirakugaruka inakugora umwana wakuze yinywera amata yinywera inshyushyu ewana arengejeho urumogi harashya ntabwo amata bangikana n'urumogi yago ibi kuvuga bitunyura hararongya iri zuba naryo bagize umuntu bizadurage ndangije ndababwira niba nimutarukusanga none se ubundi noneho wowe wumva fata ku mavuta we na jihad bakoze ikiganiro bavuga ko yagwa nk'urumogi kandi urumogi arwize cyangwa atangiye kurunywa kuze bavuga ko urumogi rutandikanywa n'amata bavuga ko ngariyo mpamvu yasaze reka duhere kuri aho ngako biriya bintu ariko ntabwo ari byiza biriya nabyo ni harassment ntabwo ugomba kuvuga ngo umuntu anywa urumogi ngo urushyiraho akadomo
kuko ntabwo arajya muri laboratoire ngo amujyane sibyo Yamana. ngo mupime barebe ko ibyo biyobyabwenge bifite kuko ushobora kubikora ari nka imagination cyangwa uzi ngo gutwika showbiz ariko ugasanga mu by'ukuri murangiza kariyeri y'umuntu nazaza hiwe ni ukuvuga ngo Onika iyi life turimo muri iyi minsi ya showbiz urumva tugomba kugira ahantu tugarukira tugomba kugira ibyo tuvuga n'ibyo tureka none se ubu ngubu nzaza avuga ngo uri igisambo ntakuzi wiba nyine urumva bari abakoboyi bari gukereya content zimara igihe kirekire kugira ngo bavuge urabona ko Yago fata ku mavuta yaramaze iminsi atavugwa yego uko byumva iyo ni opinion yanjye ariko mbyumva yego yaramaze iminsi atavugwa urumva Jihad ari uhari nande nanuza na Skyto urumva kuri YouTube na Yago yego aribo abantu bari gutwika na bari abatipe bo kuri bino bikoboyi oya pana bariya ngaba ba Godfather n'abantu na Kasuku na ba Kasuku na ba Dekati urumva none afata ku mavuta ubu nawe ndamuzi kubera ko ari umuhungu wo mu Gitega nawe sibyo ubu yese yipanga akazi aravuga ati nincokoza Yago niwo koza agati mu ntozi abantu bareta bavuga urumva abantu banje abafana ba Big Energy basare urumva ubundi tubone saga nyine twongera kugaruka mvugwe tuvugwe ahubwo nandi yari guhera rero atagiye kumucokoza avuga ngo nkurumogi na kindi kintu bagabije kindi cyara kirabura urumva ariko se fata ku mavuta we ntago bavuga ko yanywera urumogi kwa Empire igihe kirekire kwa Mpopi mu Gitega ni bavuga ko nawe uhanyweraga urumogi ntago bavuga ko nawe urunywaga urumogi igihe kirekire ntago bavuga ko uyu munsi ukirunywa none se urumogi ubundi izo mogi zanyu ko wa mugani ziratandukanye nko babivuze urumva urwa Gitega rutandukanye n'urwa Tabago uruhi wa shamwana kone ko rwa Gitega narwo ruba rurimo za ball bitango za sendoreza amazi sha nabyihore ikibazo ngo umwe ntakuramo imbuto umwe ntakuramo imbuto namwigishe kuzikuramo ega burya experience irakonta namwigishe kuzikuramo none nyine we nafate Yago amwigisha ukuntu bakuramo imbuto mwereko ko wabikoze wowe urumva byibuze itandara bro oya nese fata ku mavuta na Jihad ubundi twabwirwa n'iki ko utarumwe tujye tuvugisha ukuri aho umuntu w'umugabo ubona yahindutse nk'umugore urumva ukabona arivugisha utuntu yikubita utuntu yigira gutya ngo abashungu ubundi umuntu w'umugabo aragenda akagira akajwi nk'ak'abagore urumva akagenda akatetega ibitambaro bya kigore ukabona yambaye isutiye ko mwarakaye bro oya ngiye mana aho bigeze maze iminsi ngira abana bakoboye inama bareka ibintu by'amatiku ariko nzajya ngukebura byibura nanakubwiye n'akantu kakadefo kawe kugira ngo nawe wisubireho uri kubyumva ubwo umuntu w'umugabo wigize nk'umugore urumva ukabona ibintu byose ari kubikora kigore urumva sibyo yaman ari kubikora giki uvuze kigore yine ukabona nyine akajwe kabaye ak'abagore ibintu byose byabaye wewe urumva kandi afite ibyanwa ubwo we twabwirwa n'icyo gatanga urumogi uri mu ntara ishinja umuntu urumogi urumva nibareka kuvuga ngo umuntu anywa urumogi bakimara kuvuga ko wanywa urumogi urabizi ntagera indi mibu ati uwo musekirite witwa fata ku mavuta ngiye kubabwira operation yahawe ariko umva nkubwiza ukuri ntago abeshya fata ku mavuta yari umusekirite uko nama y'igihugu y'urubyiruko no ku murenge wa Gitega yari umusekirite urumva ntago abihakana nawe ubugome bufite n'ubwoko nta bugome buhari ngewe Yago Imana Yago avuga ibintu kugira ngo arabeshya fata ku mavuta yari niba ari keke security niba ari iki urumva yari umusekirite no kubisumizi yahaje urumva aza muri production yatangiye ari umusekirite no kubisumizi niba mbeshya muzamagara Riderman mubaze kufata ku mavuta atari umusekirite kubisumizi hako mwana ibyo bintu undi abantu bamubizi muzabaze ba Click muzabaze abantu bakoye kubisumizi muzabaze nuze witwa uyu wakoze amarira y'uruhinja T Brown wari umuproducer mumubaze ngo fata ku mavuta cyangwa mubaze ba Rashid
fata ku mavuta ntabwo yari umusekirite ku bisumizi, no ku bisumizi yaje aje kugira gute kureberera urumva no kurinda ibikoresho by'ibisumizi, ibikoresho bya studio urumva. Birangira barashidi bamujyana kuri tele urumva, ava kuri tele urumva, atangira kugenda amenya utuntu ariko yatwaraga ama reflector urumva n'amarayi urumva, bakoreshaga mu buryo bwo gufata amashusho y'abahanzi yabana. Biza kurangira nawe atangiye kujya kuri utu video urumva, akajya kuri set. None byarangiye ngabaye umusesenguzi. Ngaho nyumvira, wagiye gusesengura byigo bya wasesenguye za Intersec ugasesengura za Keke Security urumva, ibyo bintu byawe byo kuza gusesengura muri showbiz ibintu bibi. Kandi umusesenguzi ngo mukuru muri wose ra nibyo nta kibazo, umuntu arevoriwe urumva, umuntu arevoriwe sibyo. Ariko ntabwo ari ngombwa gusesengura ibintu beshyira abandi cyangwa se uharasinga abantu. Intambara irakomeza. Yago yavuze gute? Yago yagiraga ati twari dukomeje ubwo ngubwo ati mumbwire uziko yagakunda kuvuga ngo icyo gipeti cyo gisekirite. Akoze man big energy ndamukunda mu buzima. Icyo gipeti urumva yakomeje agira ati na timu irimo umuhanzi, irimo abahanzi. Uwo musekirite witwa fata ku mavuta, ngiye kubabwira ikintu, ngiye kubabwira operation yahawe. Kandi nimusubize inyuma amaso murasanga ari ibyo. Yahawe operation yo kubangamira umuhanzi witwa The Ben. Since The Ben akiri muri Amerika. Munyumve neza. Yahawe operation ayihabwa n'umuhanzi hano mu Rwanda ushaka ngo kuyobora industry. Ankinga ngo umuhanzi wa mbere. Murimo muranyumva? Ahabwa operation, uwo fata ku mavuta arishyurwa, arahembwa. Arahembwa ku kwezi. Barabahemba kandi bagahembwa na timu irimo umuhanzi, irimo abahanzi kugira ngo bangiza abandi. Ufata ku mavuta yahawe operation yo kuzimya umuntu witwa The Ben, kumubangamira hasi hejuru. Iyo operation ayihabwa the same time n'umunyamakuru ukorera na timu irimo umuhanzi, irimo abahanzi kugira ngo bangiza abandi. Ufata ku mavuta yahawe operation yo kuzimya umuntu witwa The Ben, kumubangamira hasi hejuru. Iyo operation ayihabwa the same time n'umunyamakuru ukorera nawe online ufite igitangazamakuru gihora cyica izina rya The Ben, igitangazamakuru kandi kinini. Umunyamakuru muramuzi ahora yakira abantu ngahajya mu baturage ngo gushaka ngo ngo Yago arimo aravuga ko fata ku mavuta, no kuvuga ngo Yago arimo aragaragaza ko ngo fata ku mavuta yishyurwa na 155 AM hamwe na Bruce Melody kugira ngo yice izina rya The Ben. Ngo iyo operation amafaranga bishyuwe ngo ni fata ku mavuta wishyuwe ndetse na M Irene. Iyo ni operation Yago yanaze hanze. Ni fata ku mavuta wishyuwe nande na Emirene. Hishyuwe Emirene. Emirene yarishyuwe na fata ku mavuta yishyuwe. Fata ku mavuta yishyurwa. Yego. Kugira ngo bangize izina rya The Ben. Yego. Bishyurwa nande? Ngo na Bruce Melody. Na Bruce Melody. Izina rya The Ben riri kwangirika. Biragoye. Ahubwo riri gukura. Riri kwangirika. Wapi? Ahubwo Bruce Melody ari kwangiza izina rye. Guteka kama. Ari kwangiza izina rye kubera ko urwango ntago ari ikintu cyiza. Urwango ni ikintu kibi kandi guhembera urwango urumva n'uwiteka kwimumugisha kubera wahembereye urwango. Bikubyumva? Amen. Uko niba wowe uri pionika tukaba dukorana sibyo, tukaba turi abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, buri muntu wese akora ibintu byiwe atahiriza ku mugozi we n'undi atahiriza ku mugozi we urumva asenyera ku mugozi we, ibyo nta kibazo. Ntago ari ngombwa ngo nongere kwinjira muri life yawe yo kugira ngo nkwangishe abantu. Yaman. Ibyo bintu ni ubugome man, ntago ari byiza. Uwabikoze wese nubwo ngewe ntabihagazeho, nanjye ntabyo mpagazeho, ubwo ni opinion ya Yago. Yego. Uwabikora wese cyangwa se ubikora gutyo yumve ngo nta myaka igihumbi urumva ibyo bintu uzabikora. Kandi icyo kintu uri kurema, ibyo uri gukorera abandi nibyo bazakorera nawe bagukomokaho. Ubikora wese niko kuntu bizagenda. So witekereza ko hari step wagezeho cyangwa se hari intambwe wateye
urumva idashobora gutuma uca bugufi cyangwa umanuka witure hasi ahubwo wowe reka mureka kuri mu Rwanda fata ku mavuta ukora boro zawe ariko wishaka kwinjirira abantu cyane umuntu se afata ku mavuta bari kuri level yo kujya kwinjirira The Ben ari hejuru fata ku mavuta wagiye akajya guprintingisha ibintu i Burundi nkuko babivuga ngo ya printingishije ngo ibiboro cyabivuze ara mwabivuze ngo yagiyeyo kugira ngo yicenge igitaramo cya The Ben The Ben se nabayo hariho neza The Ben ntahari n'umudamu we natuje ntabwo ejo bundi mwafashe akantu bagakuririza abakoboyi bumva bakabigira nk'ibintu bya danje urumva reaction y'umuntu urumva uri imbere ya kamera umuntu ashobora kwishima mu mutwe umuntu ashobora gukora ikintu uhagararanye n'umuntu ushobora kumushima ushobora kugira gute ariko abantu baragenda babigira ibintu bya danje nimureka The Ben nta cyana batwaye urumva fata ku mavuta ariko ibyo bintu nta kintu bimaze nta kintu bimaze we fata yazamutse rero azamuka ajya ahita postinga akavideo ka Yago harimo amagambo akomeye bro uze kuyumva ya postinze akavideo yagavuga gutya usambanyije nawe hano za Nyamirambo urabizi tubiziranyeho abana za Kimisagara bo wasambanyije tubiziranyeho urabizi ko ari ikintu twagiranye hari umukobwa vuga ko wamusambanyije hari Nyamirambo mu byitwa ngo sauna n'ibiki byose muka ibyo bintu Yago yarabimbwiye izi mpereza rero sasa ibyo bintu Yago yarabimbwiye arambwira ati bano bakoboyi urumva bakunze gushaka guta abantu hanze no kwinjira mu buzima bwabo bashaka kubera ubugome bafite n'amashyari ariko umuntu abafite ibintu abaziho byinshi arambwira ati fata ku mavuta urumva wakoze ibi n'ibi yakoze ibi n'ibi iyo story yinteraho ariko umukobwa agiye kumuraburiza yewe namubwira ati nta mpamvu ndamuhamagara turicara turaganira ndetse na Emirene ubwe nayo byamubayeho ngo ibyo bintu byo gusambana n'abantu ngo umukobwa agiye kumuraburiza urumva muzehe Yago aramubwira ati wapi mwicare muganire ibintu nk'ibyo urumva kugira ngo ujye guta umuntu hanze mwakegerana mukaganira ibintu mukagira gute mukabihanduringa ibyo bintu byose Yago yabinganirijeho amubwira Yago yufasha abanyarwanda kubana neza kurusha gutuma bahondana imitwe yamwana ukubyumva fasha abantu nkuko wabafashije ukagenda umenya boro zo ziri in deep urumva zabo kandi zirenze zishobora guteza skandali nini harimo n'abafite amafamiye bose bafite amafamiye Harire nafite famiye yamwana itazwe arifata ku mavuta afite famiye izwe urumva rero abo bantu bagomba kugira gute ubugomba ugize nk'ikintu bamenyaho ubona ko gishobora gusenya nk'umuryango ugomba kugira gute kwicara kavuga ati kanekereze kabiri sibyo mbere yuko ndikora rocket ngaho rero nicyo kintu Yago yabarushije icyo bita humanity urumva yabarushije humanity urumva bo noneho ntago babitekerejeho uri kubyumva ahubwo bo hagize nk'akantu bamubonaho gatoya kagakosa Yago bahita bamujugunya muri yombi fata ku mavuta ya postinze video yagavuga ko azi ibintu by'ubusambanyi bwe yandikaho ngo uyu muhungu ndaje muhe isomo rya mikro si ngombwa ribu aho bigeze nibe kitonderwa mwese murabizi ko ibi Yago ari kuvuga ari byo birega shinjwa na Zekibi yateye inda na Dabije yafashe porono ndetse bose babigejeje muri rib ni ikibazo cy'igihe gusa iyi nyundo ni wowe nyizaniye kaze neza mboga zizanye Yago upon that if a relationship doesn't work for you try worship nafunguye channel July 2013 banza wibuka wari uri icyo gihe niyo kwambara ipantaro ya niyo wakwambara ipantaro ya papa wawe ikagukwira ntiwawe umugabo wa nyoko I saw you nigga celebrate my losses like I wasn't gonna win again I came I left
nothing changed. For the streets love I'm back. Welcome to my homecoming. Umurwa ndayoboye radari go ties and dies. Tabagwe na Gitega biratandukanye. Ibyo biroroshye. Arongera apostinga video yago yamutumiye kuri Goodreach. Aho uragenda ufasha gake unyunganira ati attention please, no energy drink here. Yago uri umufana kuva day 1. Yago zari inzozi zawe guhora nafata ku mavuta hanga nibyo? Oya ntago zari inzozi. Kuko yago uburyo yajemo n'uburyo yakoze akazi kiwe urumva yagaragaye yarateguye before. Yago kuri Goodreach yarakoze. Ese kuki umuntu Goodreach uyu munsi tuvuga ko iyo tuvuze abantu bakoze kuri Goodreach kuki twibuka mo Yago? Niba koko Yago atararenze kandi yaramaze n'igihe gito. Kandi yaramaze n'igihe gito. Ngo iyo uvuze Goodreach ukavuga ngo ninde mu celebrity wakoze kuri cyangwa se umuntu wakoze showbiz kuri Goodreach ninde? Niza dutekereza Yago. Yamana. Abandi bagiye benshi cyane nyuma barenga magana byaranze. Uri kubyumva? Ati watangiye itangazamakuru mu gihe nari ngeze kuri level yo gukora itangazamakuru. Fata ku mavuta ntabwo atangiye ntabwo yigeze akora itangazamakuru. Fata ku mavuta yaje hano urumva muri showbiz urumva ashaka kumenyekana. Rero gushaka kumenyekana no gukora itangazamakuru biratandukanye. Abantu koze za contact agakorana za flash. Nyine ere gushobora kujya kuri station runaka ariko ntago ntago mission ziba zijyanye abantu kuri station zose ari zibyangiye. None se ubu turya kubera ko Bruce Melody yakoze? Oya. Turya kubera ko twakoze. Yego. Ubwo rero fata ku mavuta wowe ibyo babyita guca injonjwe urumva? Naguhereza ibyo urya urumva ugenda urye utunga umuryango wawe sibyo? Ariko numve ko abantu bose bagomba kurya kubera Bruce Melody. Kandi buri umugabo nyamugabo ni umugabo urya urumva? Abikuye mu maboko ye. Abikuye mu kazi yakoze urumva? Kandi akarya ibiryo bidaherekejwe n'umuvumo. Ati element yo gukorera suwejo yatumye usara ubu nta kwitaba ntiyakuvugisha ntashaka no kumva izina yako. Arakomeza ati DJ Brian akakanya yicarana n'abakomeye akayobora ibirori birimo PK naho wowe ngo aba X ikiganiro cy'ikanzu ukirota buri joro harya ngo muri club nta kina song zawe. Okay, aho ngaho urumva umuntu yaragufashije akabona hari ikintu uri kugeraho sibyo ariko wowe ukamwirengagiza birababaza. Niba yagwara arakaye kubera ko Brian adakina indirimbo ze nkuko fata ku mavuta ari kubivuga after logic. What goes around comes around. Yaman. Sibyo? Niba nanjye narashyizeho itafari kugira ngo utrendinge cyangwa se wubaka ibintu byawe ukava kuri step 1 ukagera kuri 10 unyitura iki? Ugomba nanjye kumfasha. Sibyo? Ya ugakina indirimbo zanje ahantu uri. Kuko n'ibihugu birahana bigasupportingana. Ya ugasanga mu Rwanda nta pamba tugira urumva? Kandi turarekenyera mu bitaro bigiye bitandukanye kwa muganga ariko hari igihugu kiduha ipamba n'urugero. Yego. Ntake tukagira icyo tubahereza. Sibyo? Yaman. Ibyo ngibyo mugomba kubihindura. Nibyo ntago ari ikosa. Ntago ari ikosa. Yasoje avuga ati ku 10 minsi mukanye byinshi twavamo abanyarwanda bamuhaye intebe yo kwicaraho we ayihagararaho avuye gukandagira mu byondo fata swing ushoye niga nagucomesha ukinera. Nagucomesha ukinera. Abyumvisha ibyo navugaga. Sinavuze ngo kwa Poppy. Urumva? Ubwo none ufata ku mavuta muraza kuvuga ko niba avuze ngo yacomesha yagwa akinera sibyo? Ngo bamuhaye intebe yo kwicara wayihagararaho. Ugufata ku mavuta we intebe bamuhaye ngo ahagarareho ntagiye kwiryamaho. Sanga nagucomesha ukinera uze ko nawe yabacoma se. None se nagucomesha ukinera minisi? Wowe ucoma nabi. Ngi ncoma neza cyane urumva kandi ngacoma izirenze zucoma. Icyo kintu babisobanuye. Uvuze ngo ugomba kuza nka kwigisha. Ndi metere urumva
nakwereka urumva uburyo bacoma. Ibyo ngibyo ni ibintu turi gusesengura dukurikije opinion zanjye zafata. Notabene ati abantu bose bafashije kuvuga ngo icyitonderwa abantu bose bafashije top dog ngo ni imwe yo hejuru. Mwihangane ibi tubikorera uruganda dukunda, abasaza muceceke, abana basaze. Uyu mwana uruganda rwamuhaye ubufasha arabyimba ibi nsomere nako bibisoma bireba ngareba niba iyo ntuza yase ko yanditse ibintu byinshi. Iyo ntuza ngo icyitonderwa abantu bose bashize top dog urumva. Mwihangane ibi tubikorera uruganda dukunda, abasaza muceceke, abana basaze. Hasi uyu mwana uruganda rwamuhaye ubufasha arabyimba areba imboro ya se igitsure urumva, yibwira ko ari we wakoze hit kandi abantu barikoze nakogeshyiramo paragraph bakamukorera indirimbo itumye asara. Areba imboro ya se igitsure yibagirwa ko ari we wakoze hit kandi yibagirwa ko ari we ibyo birahagira ashaka kugira usoma. Tekereza, fata ku mavuta uretse gato ya preseri noneho ufata amavuta zitumwemera se kuza ngo areba intuza ya se ibi bintu ko byafashe irinera. Umva ngo fata yabwiye yago ko yarebye papa w'ubwambure muri make. Biriya bintu byo kuzanamo ababyeyi rero shaka dusoreza kabisa. Birakabije pe. Barebye ariko se bafata ku mavuta niba ari umuntu w'umugabo gute yandika boro nk'izo mwana. Barebye ese baza nk'umugore yarebye kapusha kora yarayibera. Harimo ubumayibobo bwinshi mani muri ibi bintu. Hari ntago harimo kwiyubaha kabisa. Ntago harimo kwiyubaha. Sha nyine dufite mani aba nibo biruga batuka Jackie. Ngo Jackie ni umusazi. Kandi disi Jackie afite imyaka 20 urumva bo bafite za 40. Yesu ariko yago yarebye ntuza umuntu ngabandika agapostinga. Usiko papa yago ibi bintu bibona agira smartphone bro yarayifite. Reka nishimire abantu dukurikiye, nawe ngushimire. Nje nitwa P Onika Suez Nixi Hamburger katoro katavuga ari intro so shimwe mfuma jo project pizi sombrero yo boy yodano. Kwani iki kiganiro dukoze ari cyiza kaje tugakora ikindi kintu ibintu biboresho bibiri bimeze neza. Hano abasa nawe kabisa.